turabashuje nanone bene data bavandimwe muri Yesu Kristo, duhuriye kuri uyu muyoboro wa Senga Ubohoke. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwebwe abamaze gukora subscribe, mwebwe mwamaze kuyabonesha mudukurikirana, Uwiteka abahe umugisha. Namwe baza mukagenda muyitiyabonesheje, twabasaba ko mwabikora namwe Imana ibahe umugisha. Kudusura ni byiza, ariko kugumana natwe ni byiza cyane, kuko iduhaye subscribe uvuga ngo uba wiyemeje kugumana natwe igihe cyose dushyizeho ijambo n'amasengesho, bikakugiriraho ku gihe, byarushaho kutunezeza. Uje ukadusura ukagumana natwe, Imana biguhera umugisha kandi Imana yakukirira neza. Nawe ari ubwa mbere uri bufunguye iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana, ntugende utaduhaye subscribe. Imana iguhe umugisha. Tugarutse rero mu nyigisho nziza kandi ikomeye y'umwuka, kuko aha niho honyine haca inyigisho z'umwuka. Iyo tuvuga inyigisho z'umwuka, ni ibintu byo mu mwuka biba mu isi y'umwuka. Hari isi ngiyi tubona y'ibifite imibiri, iriho abantu n'ibintu bigaragara. Hakaba n'indi si twita isi y'umwuka. Iyi si y'umwuka ibamwo ibintu bitandukanye. Ni ahantu imyuka ihurira y'abantu, cyangwa se aho iy'abadayimoni ishobora guhurira, cyangwa se aho umwuka w'Imana ushobora guhurira n'umuntu mu mwuka. Nanone isi y'umwuka igabanyijemo ibice bibiri. Hari isi y'umwuka twita ijuru, aho umwuka wawe ushobora guhura n'uw'Imana, Imana igasabana nawe, ikavugana nawe mu mwuka, aho amaso y'abantu atareba, aho amatwi y'abantu atumva, ariko umwuka wawe ukabyumva ko wavuganye n'Imana, ndetse ugasobanukirwa ko wavuganye n'Imana. Hakaba n'indi isi y'umwuka, igice cy'abadayimoni, igice cya Satani, aho umwuka w'umuntu uhura n'abadayimoni, ugahura n'imyuka mibi. Wahura n'imyuka mibi bitewe n'uwo muntu uko ahagaze n'uko ameze. Hakaba hari abadominwa cyangwa abategekwa n'iyo myuka ndetse mibi, ikagaruka ikanabakoresha. Hakaba n'igice cy'abandi ikoresha babizi neza cyane, bitewe n'amasezerano bagiranye n'iyo si y'imyuka y'abadayimoni cyangwa se y'imyuka ya Satani. Hakaba n'abandi ishobora gukoresha batabizi ko iyo myuka mibi ibakoresha. Ibyo nabyo ni akaga rero. Tugarutse rero muri izo nyigisho z'umwuka, biravuga ngo ab'umwuka bita ku by'umwuka, ab'umubiri bakita ku by'umubiri. Nagukangurira kwita ku by'umwuka, ukabimenya kandi ukabisobanukirwa, kuko isi y'umwuka niyo itegeka iyi si iboneka cyangwa se iyi si igaragara. Nta na kimwe cyabasha kubaho mu isi iyi ngiyi turimo igaragara y'abantu kitategetswe cyangwa se kitatangiriye mu isi y'umwuka. Ibibazo byose tubona, byaba ari biba ku muryango, ku muntu ku giti cye, ku mukuru cyangwa umuto, byose kugira ngo bibe ku muntu, biba byatangiriye mu isi y'umwuka. Niho bitangirira. Isi y'umwuka niba yabisunitse igategeka, bikaba mu isi bifite imibiri. Yaba ari igice cy'ijuru, nta gishobora kubaho ku bana b'ubugingo, ku bantu bakunda Imana cyangwa se bari mu ruhande rw'Imana, nta cyababaho kitavuye mu ijuru, kitagitegetswe n'ijuru. Nta n'ikintu kibi gishobora kubaho
ku gice cya bamwe na bamwe kitakomotse muri iyo si y'umwuka. Niyo mpamvu rero tugomba kwita cyane ku by'umwuka. Tugarutse rero ku kuvuga ku nzozi zo kwibona uri gusangira, ukaryama ugasinzira ukibona urimo urasangira n'abantu uzi, baba babiri cyangwa batatu cyangwa benshi. Icy'ingenzi ni uko urota izo nzozi ukabona wari urimo urasangira n'abantu ibyo kurya mu nzozi zawe, ukabona hari abantu wari urimo urasangira nabo, cyangwa se ukabona uri mu minsi mikuru y'abantu bari kurya, nawe ukisanga urimo urarya. Ese biteza ikibazo ki? Ese biba byatewe n'iki? Ese bisobanura ibiki? Ese warose izo nzozi uba usabwa gukora iki? Uba usabwa kwifata gute? Kuko twabonye mu cyigisho cya mbere cyo kurota urya uri wenyine, kurota urya uri wenyine, hari ijambo ryatubwiye muri Yobu igice cya 33 ahavuze ngo Imana ntivuga rimwe cyangwa se kabiri. Iyo abantu basinziriye, baryamye bashyizweyo ku mariri yabo, nibwo igira ibyo ishyira mu matwi yabo kugira ngo ibigishe. Ni Imana yifuza kumenya isi y'umwuka. Ntabwo yifuza ko uba mu isi gutyo kihorera, uri nk'umuntu umeze nk'inyamaswa cyangwa nk'itungo ritazi iyo riva n'iyo rigana. Imana yifuza kumenya ibikubaho, ibizakurikiraho na nyuma y'ubu buzima. Kuko nyuma y'ubuzima ufite wowe uduteze amatwi, wowe udukurikirana, wowe waje kuri senga ubohoke, nyuma y'ubuzima ufite kano kanya hari ubundi buzima. Niwamburwa ubuzima ufite muri aka kanya, hari ubundi buzima buzakurikiraho. Rero nk'ubusanzwe Imana ni umwuka, kandi umwana w'umuntu wese uriho wambaye inyama n'amaraso akomoka ku Mana. Kabone uko waba waravutse mu buryo uko ariko kose, uko waba waravutse uko ariko kose, waba mama wawe yarafashwe ku ngufu hanyuma mama wawe agasama agatwita akakubyara, wavuye ku Mana. Icyo ni kiba cyabaye n'igikorwa cy'umubiri, ariko umwuka w'umuntu uturuka ku Mana direct. Imana iragukunda rero ukuri kose, mu byaha byawe, mu bibi bwawe, mu bwiza bwawe, Imana iragukunda. Ntiyifuza kugutakaza, kandi yifuza ko uyimenya, ukamenya ibikubaho n'impamvu bikubaho, ndetse ikishimira yuko umenye ibirushijeho n'uburyo wasabana nayo, ukayisenga, ugasabana nayo, ukaganira nayo, kugira ngo ikuvane mu bibazo uba wibonyemo cyangwa urimo uracamo. Ni Imana igukunda kurenza uko umuntu yabikubwira, cyangwa se uko ubwawe wabyibwira nuko wabisoma. Kuko impamvu Imana igukunda nuko uri umutungo wayo, wakomotse kuri yo. Ntiyifuza kuguhomba. Icyakora wayinanira cyangwa se wayangira ukayibera igihombo, ariko ntiba yifuza kwiguhomba. Tuvuye aho ngaho rero, uri umwuka nawe ubwawe ku giti cyawe uri mu mubiri, usabwa kumenya ibibera mu isi y'umwuka. Iyi ngiyi ibibera mu isi y'umwuka. Iyo umuntu aryamye rero, ni umubiri uryama, n'ubwenge busanzwe busa nk'ubusinziriye, ariko umwuka w'umuntu ntujya usinzira. Bigenda gute rero kugira ngo Imana ifate ibyemezo by'uko yakwigisha uri mu bitotsi usinziriye? Narabisobanuye, ndavuga nti impamvu nuko iyo umuntu ari mu buzima bwa rusange ari maso ku manywa cyangwa se nijoro, ari maso, abantu baba bafite ibibarangaza byinshi, ya Mana y'umwuka iramutse ivuganye n'ibitekerezo byabo ntibabasha kumva.
ya mana y'umwuka iramutse ivuganye n'imitima y'abantu bari muri za shuguri zabo ntibabasha kumva. Imana rero ivugana n'abantu cyane, n'abatayizi ivugana nabo, n'abayizi ikavugana nabo. Buri muntu wese avugana n'Imana nuko atamenya ko aba yavuganye nayo. Rero Imana isura kenshi cyane abana b'abantu muri iki gice cy'inzozi kugira ngo ibigishe ibibabaho, ibyababayeho, ibizababaho no mu bihe bizaza. Ariko kandi mu kindi gice Satani nawe ni umwuka mubi waciriwe iteka, wirukanwe ugacibwa mu ijuru. Mu gucibwa kwawo mu ijuru ujugunywa mu isi, marayika ngo aravuga ngo wasiwe n'abanyanja we ugushije ishyano, kuko umwanzi akumanukiye azi ko igihe asigaranye ari igihe gitoya. Umwanzi amaze kujugunywa mu isi rero ni umwanzi uhiga ikiremwa muntu. Bibiliya avuga ngo azerera ameze nk'intare ashaka uwacuncumira. Mumurwanye mushikamye mufite kwizera, muzi yuko muhuje bene data, muhuje na bene data imibabaro. Nuko ijambo rivuga. Tugiye rero kuvuga kuri izi nzozi zo kwibona uri kurya, uri kumwe n'abantu, usangira n'abantu utazi cyangwa se abo wabuze. Mbere rero yuko dusobanura izi nzozi, reka dusome ijambo ry'Imana, dusome ibyanditse byera. Kurota uri gusangira n'abantu mu nzozi, uri kurya ibyo kurya mu bantu benshi, bashobora kuba ari 2 cyangwa 3, baba ari abo muri famiye yawe cyangwa se ubona ari abantu utazi, byose ibyo ni bibi cyane, kurenza kwa kundi urota urya uri wenyine. Reka tubanze dusome ijambo riri muri Zaburi 141 umurongo waho wa 3. Handitse ngo Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye, ntuhindurire umutima wanjye mu kibi cyose, ngo njye nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi, ne gusangira nazo ibyo kurya byazo by'ingenzi. Mu mwuka umuntu wese wibona aryamye asinziriye akaza gukanguka, yari yabonye ko yari arimo arasangira n'abantu, yarya agasangira n'abantu. Mu mwuka isi y'umwijima iraterana, cyane cyane igice cy'abadayimoni n'igice cy'abarozi, bagashika umugenzo wo gushika cyangwa guhamagara. Bahamagara, bashobora kuguhamagara wowe mu mwuka, bashobora kwinjira aho uryamye, abarozi kwinjira aho uryamye mu cyumba cyawe bakakubyutsa. Iyo tuvuze ngo bakakubyutsa, utumva ngo babyukije umubiri, ntabwo ari umubiri wawe baba babyukije, babyutsa ubugingo bwawe, bakabyutsa wowe w'imbere, bakagucomora muri uwo mubiri, bakakujyana mu iteraniro ryabo, aho baba barimo bararamya cyangwa bakoze iminsi mikuru y'ibigirwamana byabo, cyangwa se bakoze iminsi mikuru y'amashitani, iminsi mikuru y'amashitani, cyangwa se aho baba bateraniye ku bicaniro by'amashitani cyangwa by'imbaraga z'umwijima. Bya bicaniro by'imbaraga z'umwijima bateraniyeho, bitewe n'icyo bifuza ku buzima bwawe, bari kureba bakabona inyenyeri yawe irashayininga cyane, irarabagirana cyane. Bareba mu myaka 10 bakabona mu myaka 10 iri imbere uzaba uri umuntu ukomeye, sofu uri umucuruzi ukomeye, cyangwa se uri umuntu
w'umuhanga wiga amakaminuza ukayasoza, cyangwa bajya bakabona uzaba uri umuganga ukomeye, uzaba uri umudokiteri ukomeye, uzaba uri umuhinzi mworozi worora cyane bikaguhira, uhinga ukeza, bakabona yuko sofu uzaba uri umunyamakuru uhambaye, uzaba se cyangwa se ufite izina rihambaye, uri umupolitisiye ukomeye, uri umuyobozi ukomeye. Bareba mu mwuka bakabona uzaba uri umuntu udasanzwe, noneho bakadesida bakavuga bati uyu muntu kugira ngo tumufate, tumuzirike, tumubohe, ntazabashe kugera hariya imbere he tubona, tubigenze gute mu isi y'umwuka, za roho cyangwa imyuka y'abantu ariko bakorana n'ubwami bw'umwijima. Iyo tuvuga umurozi ujya wumva si umurozi, tuvuga mu mwuka. Kuroga ni mu mwuka, ntabwo ari mu mubiri. Abibeshya ko kuroga ari mu mubiri ni abantu bataramenya isi y'umwuka icyo ari cyo. Kuroga ni mu mwuka. Noneho sasa ya myuka ya kirozi yateranye iri kumwe n'abadayimoni, cyangwa se iteraniye ku bicaniro by'abadayimoni, baguhamagaye, bakujyanye. Muri uko kukujyana rero sasa, mu byo kurya uba ubona biba biteguye aho ngaho mu nzozi zawe, cyangwa ibyo waryaga usangira nabo, ntabwo biba ari ibiryo by'ukuri nk'uko amaso yawe abikwereka mu nzozi. Ubundi abarozi mu buzima bwabo batungwa n'amaraso y'abantu, n'inyama z'abantu, n'umwanda wa tuwarete. Umwanda wa tuwarete ubwo ndavuga amaziranoki, umwanda uva mu muntu, nibyo barya kugira ngo baronke imbaraga. Amaraso y'abantu, inyama z'abantu, n'umwanda wa tuwarete, cyangwa se reka tubivuge mu kinyarwanda uko bikiri, uko byanditse, batungwa no kurya amabyi, nibyo barya. So mu mwuka rero igihe bateranye, baragushika bakakujyana, ukisanga urimo uradesangira nabo. Muri icyo cyiciro cyo gusangira nabo haba habaye iki? Haba habaye gusangira umwuka umwe nabo, haba habaye gusangira imana zabo, uririye ku bicaniro by'imana zabo. Mu mwuka uba winjijwe mu isezerano, ni nkaho uba wemeye kubana nabo no gukorana nabo muri yasi yabo ya kirozi. Iyo ukangutse ukabifata nk'ibisanzwe, ntugire icyo ukora, ubwo uhereye icyo gihe byakubereyeho, bazakugiraho uburenganzira bwo kugutoteza, bakazakugiraho uburenganzira bwo kugiraho access mu isi y'umwuka. Rero baragusigarana, bakagira icitwa indererwamo cyangwa se ikirori bagomba kukureberamo aho uri hose. Iyo wariye bafite ubushobozi bwo kugukurikirana. Wavuga ngo uvuye mu Rwanda, ugiye Uganda, ugiye Tanzania, ugiye Amerika, ugiye mu gihugu icyo ari cyo cyose wakubwira ngo ugiyemo, mu isi y'umwuka ntaho bacikira, bakomeza kukudomina, bakomeza kugukurikirana, bakakugiraho access rero yo kuba bagutezaho inyatsi, baguteza indwara, baguteza imico mibi n'ingeso mbi. Hari abantu ubona b'indaya cyane, uburaya bwabo atari bo babwishyizemo, ari amashitani yabinjiyemo, abaterekamo ubusambanyi bumeze gutyo. Bo bakisanga basambana bazi ngo ni umunezero n'ibyishimo no gushaka ubuzima, ariko hari ikiremwa abarozi babashyizemo. Niyo mpamvu tudakwiye kugira abo ducira urubanza. Hari umuntu ushobora ukabona ari umusinzi ruharwa, afata amafaranga agahita umushahara wose akawurangiriza mu kabari, ukagira ngo niwe, kumbe atari we, ahubwo ari abarozi bamutwaye muri iyo si y'umwuka, bamwinjiza mu isezerano ryo biciye mu gusangira nabo no mu gusangira nabo ibyo kurya byo mu isi y'umwijima. Muri uko gusangira nabo uwo muntu yisanga yinjiye mu isezerano, kuko buri ibiryo ni ikintu gikomeye. Gusangira n'umuntu ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo
haba ibya byo kurya biba bibahuje nk'inshuti. Icyo kurya gihuza umuntu n'undi nk'inshuti. Noneho sasa mu kurya kwawe nijoro uri gusangira n'abantu, winjiye muri friendship, mu bushuti n'isi y'umwijima. Isi y'umwijima rero kuko winjiye mu bucuti nayo, wacuditse nayo, wasangiye nayo, izakomeza kugukurikirana ibihe byose. Niyo mpamvu iri jambo rero Zaburi 141 n'umurongo waho wa 3 n'uwa 4, uyu Dawidi yasenze Imana arayibwira ngo Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye, ntuhindurire umutima wanjye mu kibi cyose, ngo njye nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi, ne gusangira nazo ibyo kurya byazo by'ingenzi. Urumva ko Dawidi yasabaga kugira ngo Imana ishire umurinzi ku munwa we no ku muryango w'akanwa ke. Hari ibintu atifuzaga ko byakwinjira mu kanwa ke. Nta yongera gusaba ngo Mana urinde n'umutima wanjye, urinde umutima wanjye kugira ngo we guhindukira ikibi cyose. Hari igihe umutima w'umuntu abarozi bawuhindura, isi y'umwijima wihindura, Satani akawuhindura. Ibimwe mu byo abantu barya nijoro ntabwo ari ibiryo gutyo nyabiryo, ahubwo ni imyuka mibi ibirimo irabinjizwamo, ariko yafekta imitima yabo, ihindura umutima yabo, ihindura ubugingo bwabo, ihindura imikorere y'umutima, imikorere y'imitekerereze. Nibwo buryo, kuko Satani iyo atagetinga abashaka gufata wowe w'imbere, azi ko umubiri ntacyo umaze, yafashe wowe w'imbere w'umwuka, abazi yuko aba yageze ku ntego. Kandi Imana yaremye ijuru n'isi nayo yifuza wowe w'umwuka, yifuza wowe w'imbere, yifuza uwo mutima wawe, yifuza ibyo bitekerezo byawe, yifuza wowe w'umwuka, kuko wowe w'umwuka ni wowe ntuzapfa, ni wowe uzabasha kubaho. Umubiri uko wawukoresha kose nuko wawitaho kose uzapfa, ariko wowe imbere ntuzapfa. Umuntu w'umwuka yaremwe mu buryo bwo kudapfa. Hari choice ebyiri kuri wa muntu w'imbere, amahitamo abiri kuri wa muntu w'imbere. Kuri wowe w'umwuka hari kuzamanuka ukajya ikuzimu, ukaba ukisanga igehinomu iteka ryose. Hari kuzajya mu ijuru ukazabana n'Imana iteka ryose. Ayo niyo mahitamo abiri, nibyo bintu biri imbere y'umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere cyangwa imbere y'umuntu, imbere y'umuntu w'umwuka, byanga bikunda utazabona ubugingo, azajugunywa igehinomu ibihe byose. Tuvuye aho rero tugasoma Abakorinto igice cya 10 n'umurongo waho wa 15. Aho ngaho harabisobanura neza, hakwereka uburyo igihe cyose wafashe abantu barya, umuntu ashobora kurya agasangira n'abadayimoni atazi ko asangiye n'abadayimoni. Aho haratwereka ko umuntu ashobora kurya, kunywa, ariko kwa kurya no kunywa kwe akisanga mu kurya kwe no mu kunywa kwe yasangiye n'imbaraga z'umwijima, cyangwa yasangiye n'imyuka mibi. Kwa kundi uba ukoze ikanya mu isahani, cyangwa se niba urisha intoki, uba uri gukoresha intoki ukora mu isahani, mu mwuka hakaba hari ikindi kiremwa nacyo urimo urasangira nacyo. Ngarutse muri za nzozi rero, ushobora kubona uri gusangira n'abantu utazi. Iyo ni imyuka y'abadayimoni iba yiyambitse ayo mashusho, ari amasura ya kimuntu. Mu mwuka haba amafesi cyangwa amasura atandukanye. Noneho ya masura atandukanye Satani abasha kwitiza isura za bamwe mu bantu, akiyambika isura y'umuntu uzi, cyangwa akiyambika isura y'umushuti wawe, cyangwa se umurozi ashobora kwiyambika isura y'umushuti wawe, cyangwa se n'igini cyangwa idayimoni. Buri kiremwa cyose cy'umwuka kiri mu mwuka gishobora kwiyoberanya kikiyambika isura cyifuza. Noneho sasa ushobora kurota urya uri gusangira n'abantu uzi, ariko si babandi exactly uba uri gusangira nabo mu buryo bw'inzozi, ahubwo uba urimo urasangira n'abadayimoni, urimo urasangira cyangwa se n'abarozi, ariko bitije
ya masura wabonaga y'abantu uzi. Reka ngarukira aho ngaho dusome iki cyanditse kugira ngo gishimangira ibyo ngibyo tuvuze, kugira ngo utibwira yuko turi ibyo turi kuvuga ari ibinyoma. Reka dusome Abakorinto ba mbere igice cya 10. Reka duhere ku murongo wa 14. Nuko rero bakundwa, muzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese siko gusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura, siko gusangira umubiri wa Kristo? Nuko ubwo uwo mutsima ari umwe, twebwe nubwo turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. Urumva ko reka mbanze ngasobanure. Urumva ko hano ku gice cy'Abakristo cyangwa se cy'aba bandi bajya ku meza y'umwami bajya kwigaburo, ijambo ritangira rivuga ngo gusangira igikombe icyo dusabira umugisha ni ugusangira amaraso ya Yesu Kristo. Gusangira umutsima tumanyagura ni ugusangira umubiri wa Kristo. Mu by'ukuri Abakristo cyangwa abasenga begera ameza y'umwami bajya kwigaburo. Padiri afata Eucharistia akayigaragaza kandi akavuga ko ari umubiri wa Kristo. Agafata divayi akagaragaza ko ari amaraso ya Yesu Kristo. Abarokore bagafata umutsima cyangwa umugati bakawumanyura ukagereranywa n'umubiri wa Kristo. Bagafata ji cyangwa imizabibu bakabegereranya n'amaraso ya Yesu Kristo. Mu mwuka bitewe n'inyaturo ziba zaturiye kuri biriya bintu rero bihinduka uko nguko. Yesu yafashe umutsima arawumanyagura, aravuga ngo uyu umubiri wanjye. Wa mutsima mu mwuka buriya wari umaze guhinduka umubiri we. Yongera afata igikombe acyaturaho amagambo, aravuga ati ngiki gikombe ni isezerano ry'amaraso yanjye agiye kumeneka ku bwanyu, mwakire munyweho mwese. Igikombe gihinduka amaraso. Nuvuga ngo rero sasa mu isi ya kirozi bya bindi uba wariye mu nzozi biba byaturiweho umwuka runaka, bigahinduka ikintu runaka bifuza ko kiba mu buzima bwawe. Iyo rero uriye ushobora kurya, ukarya daimon, ukarya imyuka y'inyatsi, ukarya imyuka y'irari ry'ubusambanyi. Mu nzozi buriya zo kurya abantu babibwamo imico mibi myinshi cyane. Hari igihe baguteramo ubusambanyi n'irari ryabwo, hari igihe baguteramo icyaka cy'inzoga, hari igihe baguteramo umujinya w'indengakamere, uburakari biterwa. Bashobora kuguteramo inyatsi, guhomba kwa buri gihe. Bashobora kuguteramo intege nke, ugasanga ubaye umunyantege nke mu bintu byose. Uri umuntu unamuka vuba, uri umuntu ucika intege vuba, ukisanga uri umuntu uhuzagurika mu byo ukora, uri umuntu ubabazwa n'ubusa, uri umuntu usitazwa n'ubusa. Wo kibwira ngo nuko uteye, ariko ari imiterere watewemo n'imbaraga z'ikuzimu, watewemo n'imbaraga z'abademoni, kugira ngo za mbaraga z'abademoni zikudomine. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zikubohore muri iri joro, muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana kigukoreho. Dukomeje tugasoma ngo murebe Abisiraheli bo ku mubiri, mbese abarya igitambo ntibaba basangiye n'igicaniro? Bya byo kurya ni ibyo kurya urota mu nzozi, ariko biba byatambiwe imyuka y'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima mu isi y'umwijima. Noneho sasa handi uba uri muribona murya, haba hari igicaniro cy'izo mbaraga z'umwijima cyangwa cy'iyo myuka y'abarozi. Warya rero ugasanga urimo urarya ibiyaterekerewe cyangwa se ibiyateguriwe abadayimoni, ugasanga urimo urasangira n'abadayimoni, kandi ugasanga uriye n'igitambo cy'ibyo batambiye amashitani. Noneho dukomeje tugasoma hano avuga ngo icyo mvuze ni iki, ku murongo wa 10, ku murongo ngo icyo mvuze ni iki, boshye ibyatekerejwe ibishushanyo ikintu, cyangwa ko igishushanyo ubwacyo ari cyo kintu. Reka da, ahubwo mvuze yuko iby'abapagani babiterekerereza abadayimoni batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni.
ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. urumva ko umuntu anywera ku gikombe cy'abadayimoni agasangira n'abadayimoni. Funagura dusoza rero, kurota uri kurya usangira n'abantu batandukanye, bashobora kuba ari babiri cyangwa ari batatu, menya ngo mu isi y'umwuka wasangijwe n'abadayimoni, wasangijwe n'imbaraga z'umwijima, kandi gusangizwa n'abadayimoni mu isi y'umwuka wabaye umwe nabo, wabaye inshuti, wabaye wubatsanye ubumwe nabo, wubakanye ubumwe nabo, wihuje nabo, wihuje n'iyo myuka ya kirozi, wabaye umwe nabo barusi. Rero mu isi y'ibifatika bazakugiraho ububasha bwo kukutoteza, bwo kukugirira nabi, bazakugiraho ububasha bwo guteza inyatsi, ibyago, amakuba, impanuka, impfu zitunguranye, bazakugiraho ububasha bwo kukudomina, bakuyoborere kuri telekomande. Wisanga urimo urayoborerwa kuri telekomande mu isi ya kirozi, mu isi ya gitumu, mu isi ya gikonikoni, mu isi ya gisataniki, ariyo si yuzuye ubugizi bwa nabi n'uburiganya n'ubucakura bwinshi. Uzisanga bakuyoborera kuri telekomande. Gusangira ni akaga, gusangira ni bibi, gusangira n'abadayimoni, gusangira n'imyuka mibi ni bibi cyane. Iryo joro rero riba ryakubereye rityo, ujye umenya ngo aha icyambayeho nta kindi, nsangiye n'abadayimoni, nsangiye n'imyuka mibi. None mu gusangira n'imyuka mibi, niba nta kintu bikozeho ako kanya, ya myuka mibi mu isi y'imyuka wowe wihuje nayo, igihe ukangutse biba bigusaba kugira ngo ugire icyo ukora, usenge cyangwa usengerwe, widerivure cyangwa bagukorere deliverance. Isengesho rya deliverance nabivuze, usengeshwe cyangwa usengerwe. Isengesho rikubohora, rigucomora, rigutandukanya na yasi wahoze muri murariramo, rigutandukanya n'amasezerano winjijwemo yo gusangira n'iyo myuka y'abadayimoni cyangwa se n'izo mbaraga z'umwijima. Imana amahoro ikugirire neza. Dusoza rero, reka dusoreze mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, hanyuma dukore gutishe mu isengesho nanone rishobora kukubohora, rikagutandukanya n'ibyo bintu wowe uba warahuye nabyo. Igihe cyose wahuye nabyo ntufate igihe cyo kubisenga cyangwa ntusengerwe, bizakomeza kukugiraho ingaruka muri iyi si bifite imibiri. Uzajya wibaza ngo kuki ari njye uca muri ibi ngibi, kuki ari njye unyura muri ibi ngibi, ese ibibazo byanjye kubera iki bibazo, kubera iki ari njye, kubera iki ari njye. Ariko hari isezerano winjiranyemo n'abadayimoni, hari uburyo wihuje n'imyuka mibi utabizi, cyangwa se bagutwaye utabizi, bagutwara mu isi y'umwijima aho ngaho ikuzimu, aho ku bicaniro byabo barakujyana, wisanga urimo urakorana nabo amasezerano, urimo urihuza nabo, wabaye umwe nabo. Umva rero hano Abafilipi 2 kuva ku murongo igice cya 2 n'umurongo wa 1 handitse ngo nuko niba hariho gukomezwa ko muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi zimpuhwe, musohoresha umunezero wanjye guhumuriza imitima guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje umutima. Igihe wumvise iri jambo, twebwe abasenga by'ukuri mu gice cy'ijuru, Bibiliya ivuga ngo niba hariho gukomezwa ko muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoresha umunezero wanjye guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje umutima. Uyu ni Paulo wandikiraga abo muri Efeso, ababwira yuko bagomba guhuriza hamwe umutima, bagasangira umwuka umwe. Abo ni mu gice cy'abizera, mu gice cy'abo mu mucyo. Mu gice rero cy'abo mwijima, kuko abo mwijima bigana b'umucyo, abo mwijima bafata iby'ijuru akabikopera,
bakabikopera bagafata kopi y'ibyo mu gice cy'umucyo bakabijyana mu gice cyabo cy'umwijima, kuko Satani nta original agira, ibyo byose biba ari pirate. Noneho bya bindi rero byo mu mucyo, ibingibi dusomye n'iby'abana bo mu mucyo, noneho ubwami bw'umwijima burabizana bukabikopera, bukabifata muri kote yabo, bukabikoresha kugira ngo wisange mu mwuka wabaye umwe nabo. Wumvise yuko mubo mu Mana basangira umwuka umwe. None mu gice cya kirozi, igihe uriye, igihe usangiye nabo bantu, usangiye nabo umwuka umwe, usangiye nabo umwuka umwe, uriya wa kirozi, uriya wa gisatanike, barakugiraho access, barakugiraho ubutware, barakugiraho ubushobozi mu isi y'umwuka wo kuguteza ibibazo bifuza kuguteza igihe utasenze. Twavugaga rero ibibaho mu isi y'umwuka bishobora kuba ku buzima bwawe, bishobora kuba ku mibereho yawe, bishobora kuba ku nshuti zawe, bishobora kuba ku bavandimwe bawe, bishobora kuba kubo mubana, ku bana bawe cyangwa ku rubyaro rwawe. Niki rero wakora nyuma yo kuva mu nzozi? Icyitwa ngo urakangutse, wari umaze kurya no kunywa. Nta kindi kiba gisabwa, ibintu ni bibiri: ni isengesho ryo kwibohora no kwicomora no kwitandukanya naho wibonaga. Igihe utaramenya gusenga, utarigishwa gusenga, mwuka w'Imana atarakuzaho, ugomba gushaka umukozi w'Imana akabigufashamo, wabihamagariwe, ufite ayo mavuta, ufite ubwo bumenyi, ufite umwuka w'Imana. Kuko hari umuntu ushobora gusanga afite umwuka w'Imana ariko afite ubumenyi buri hasi cyane ku by'umwuka, ari umwana w'igitambambuga ku by'umwuka, atazi iyo biva niyo bijye. Ushobora gusanga umuntu ni umunyamwuka, afite impano y'Imana ariko ntarasobanukirwa iby'umwuka, niyo mpano y'Imana ntazi ukuntu yayikoresha muri iki gice cy'isi y'umwuka. So ushakisha umuntu rero ufite ubwenge bw'Imana, bwamuhesheje kumenya iby'umwuka, ndetse akaba arimwo n'imbaraga z'Imana zo gusenga, akagufasha gusenga. Aho wamubona hose, wajya wamubonyeho umwuka w'Imana. Imana amahoro ikugirire neza. Ngiye kugucisha mu isengesho, ariko ukeneye n'ubufasha bw'andi masengesho, wowe kuri nge bw'amasengesho wambona, ndaza gutanga nimero nsoza ushobora kumboneraho. Aho uri rero, birashoboka iki kibazo kikaba cyarakubayeho, vuga uti: Mwami Yesu Kristo, ndize ndasobanukiwe, menye neza yuko gusangira mu nzozi, mu kurya nsangira, mba nasangiye n'imyuka mibi y'abadayimoni. Ibyambayeho mu bihe byahise cyangwa vuba, nkisanga nasangiye n'abadayimoni, nitandukanyije nabo nasangiye nabo mu isi y'umwijima. Mu izina rya Yesu ndasesa isezerano ryose, nicomoye mu isezerano ryose nahujwe naryo ry'abadayimoni. Mu izina rya Yesu, ndi umwana w'Imana, sinsangira n'imyuka mibi, sinsangira n'imyuka y'abadayimoni, kuko ijambo ryavuze yuko bidakwiye ko dusangira n'abadayimoni ku isahani imwe no ku gikombe kimwe. Ndasandaza igikombe n'isahani naririyeho mu nzozi, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nicomoye mu marezo y'abarozi banyindijemo, nitandukanyije n'ibicaniro byabo naririyeho. Mu izina rya Yesu ndabisandaza kano kanya, ndabimenaguza imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Niyaturiyeho kubohorwa, mbohowe n'umwuka w'Imana, mbohowe n'ijambo ry'Imana, mbohowe n'amaraso Yesu Kristo. Kandi ibibazo bampuje nabyo bishobora kundomina mu buryo bw'umubiri, bikambaho kome n'akarande, bivuye mu gusangira n'abadayimoni mu nzozi, mu gusangira n'imyuka y'abarozi mu nzozi. Ibyo bibazo ndabisandaza, nitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Nitandukanyije n'inyatsi, nitandukanyije n'ingeso mbi, nitandukanyije n'imico mibi baba barancometsemo mu izina rya Yesu. Nitandukanyije n'intege nke zose baba baranyinjijemo mu izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije n'ubumwe
bashatse kunga nanjye ndabusenya, ndi umwe na Kristo, ndi umwe n'Imana ihoraho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kuko handitswe yuko abamwemeye bose tukizera izina rye yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo twavutse bw'ubushake bw'umugabo, ahubwo twabyawe n'Imana. Niyaturiho kubohoka mu izina rya Yesu na buri kibazo cyose nahujwe nacyo muri uku kurya no muri uku gusangira n'iyi myuka y'abadayimoni, muri uku gusangira n'imbaraga z'ikuzimu, gusangira n'abarozi bari biyambitse amasura ntazi, bari biyambitse amashusho katika jina Yesu, kugira ngo biyoberanye kuri nge, ndabatatanya. Kuko handitswe yuko hari bazaterana, ariko uzaneraniraho wese azagwa arya nzize. Ndatura ngo abanteraniyeho bose kungaburira no gutuma nsangira nabo aka kanya bagwa aribye bazizeho mu izina rya Yesu Kristo. Niyaturiho kugubwa neza, niyaturiho amahoro, niyaturiho intsinzi, niyaturiho kubohoka no kugubwa neza, niyaturiho gukomerera mu Mana no muri Kristo Yesu, niyaturiyeho kugubwa neza iminsi yo kurama kwanjye kose mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Amen, amen. Yesu akugirire neza, umwami agufashe. Urabohotse niba usenganye nanjye muri iri sengesho, ubaye wadukurikiranye utarakira agakiza, wowe waza kuduhamagara by'umwihariko tukagufasha ukabanza ukakira agakiza. Kuko igihe cyose ibi ngibi bikubaho utarakira umwami Yesu Kristo, ntacyo kukurengera wowe kigihari, ntacyo kukurengera kigihari. Turengerwa na Yesu Kristo twizeye tukamwimika mu mitima yacu, tukakira agakiza kubwe. Ariko niba waramwakiriye, Imana iguha umugisha. Utaramwakira, nimero tuvuze ugakenera ko tugufasha, cyangwa se ukaba wakenera ko tugufasha mu masengesho yihariye ubwawe ku giti cyawe ya deliverance, watubona kuri 0782 70 6542. Waba ukoresha Airtel cyangwa Tigo, ukatubona kuri 0722 70 6545. Shalom, shalom. Ugire umugisha w'Imana. Usangiza abandi iri sengesho n'iki cyigisho n'ubumenyi bwo mu mwuka. Ubusangiza abandi ukora share, kandi ubigaragaza ko wabikunze, ukanda na like. Imana amahoro iguha umugisha, Imana amahoro ikugire neza, ndetse udushyigikire nibura turebe ku kwezi kwashira tufite abasubscribe 1000. Dushyigikire ubisakaze n'ahandi hose bashobora kuba babona mega. Imana amahoro irakugirira neza, Imana amahoro iraguha umugisha. Ni mwebwe dukorera, ni mwebwe dufasha mu kudukorera ibyo bidutera motivation kugira ngo dukomeze kuza tubazanira izi nyigisho nshyashya za buri munsi zo mu mwuka.